Nubwo isi yuzuyemo ahantu heza cyane, ariko hari ahandi hateye ubwoba kandi habi cyane, ku buryo abashakashatsi, abanyembaraga n'abandi bose bamenyera ibyo gutembera bahatinya cyane. Muri iyo nkuru mu buryo bwihuse reka turebere hamwe ahantu 15 hambere hatinyitse ku isi. Entertainment. Niba utarabikoze kandi subscribe n'ibindi biganiro by'ubutaha bizaye bikugeraho. Ikaze. Ku mwanya wa mbere hari ikirwa cy'inzoka. Tekereza gukandagiza ikirenge cyawe ku kirwa cyuzuyemo amagana y'inzoka z'ubumara bukaze. Ila Dakyamada Grande. Kizwi n'ikirwa cy'inzoka gituweho n'inzoka zitwa Golden Lancehead Viper. Ikikuruma mu masaha make gusa umaze gupfa. Leta ya Brazil yabujije abantu kuhagera, keretse abashakashatsi bake nibo bemerewe kuhagera cyangwa se kuhakorera. Iki kirwa gifite hegitari 43, kiri ubwoko bw'inzoka z'inkazi cyangwa se ubwoko bwa lancer hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4. Hari uduce twacu usanga kuri buri metero kare imwe hariho inzoka. Mwanya wa kabiri hari icyo twakwita nk'ikibaya cyitwa Danakil, kiri muri Ethiopia. Danakil Depression. Niba ku kuzimu habaho kandi hakaba hahora haka umuriro, aha twahita kuzimu ku isi. Iki kibaya cya Danakil Depression ni hamwe mu hantu hashyushye cyane kurusha ahandi ku isi, hari ubushyuhe burenga degrees Celsius 50. Ahantu huzuyemo imyuka ihumanya, ibiyaga by'umunyu ushyushye n'ibidendezi by'amazi ashyushye. Ikirere cyaho nacyo kirahumanye cyane, aho ushobora guhumeka ibikwica. Oxygen ni nke cyane, hakaba n'indi myuka ya carbon dioxide, sulfur dioxide na hydrogen sulfide, akaba ari imyuka ikomeye ishobora gutuma uhita upfa mu gihe gito. Urugero nko mu gace kitwa Dalor, guhumeka biba bigoranye cyane iyo udafite ibikurinda mu mazuru. Uko ukomeza kuhaguma uhumeka niko wangiza ibihaha byawe n'amaraso mu mubiri wawe agatokorwa ku buryo birangira upfuye. Ku mwanya wa gatatu hari ikiyaga cya Natron muri Tanzania. Iki kiyaga kibara ritukura uko gisa ni nako cyica. Umunyu wacyo mwinshi cyane n'ubushyuhe bwo hejuru bituma inyamaswa nk'inyoni zihanutse zikagipfiramo cyangwa se akagira zipfira hafi aho kugira ngo imibiri yazo ibore, ahubwo iruma igahinduka nk'ibisitati cyangwa se ibishushanyo bimanitse ahantu kubera umunyu mwinshi. Nubwo hateye ubwoba, izi nyoni zitwa flamingos nizo zibasha kuhatura kuko zibasha kuharokokera ibindi byonnyi bikunda kuzirya. Ibyo byonnyi byo biba byamaze gutinya kugera kuri iki kiyaga cya Natron. Ku mwanya wa kane hari umuhanda w'urupfu wo muri Bolivia. Uyu muhanda unazwi ku izina ry'umuhanda wa mbere uteye ubwoba ku isi, the world's most dangerous road. Witwa kandi Yungas Road. Ureshya n'ibirometero 60 ukanyura hagati mu misozi. Uyu muhanda ni ingenzi cyane kubera yuko ari uhuza agace ka Yungas n'umurwa mukuru La Paz wa Bolivia. Birumvikana ko ukoreshwa cyane. Nta gardefu cyangwa se tuno dukoresho tuzwi nka guardrails ufite. Bisobanuye ko uramutse uguye wakwibarangura muri metero 600 z'uburebure ziri munsi yawo. Si kaburimbo, ni umuhanda w'amabuye gravier. Ikindi giteye ubwoba nuko ufitemo korosi menshi cyane. Ikindi kandi ukagira metero z'ubugari 3 na santimetero 200 zonyine, ku buryo kunyuranaho kw'imodoka bisaba kwitonda. Bitewe n'imisozi n'ishyamba, uyu muhanda mu kirere cyawo hahora harimo igihu. Ibi bishatse kuvuga ko abatwara imodoka baba bagomba kwigengesera kuko rimwe na rimwe usanga batari kubona imbere yabo. Mu muhanda wubatswe muri za 30 cyangwa se 1930, mbere yuko wubakwa undi utekanye wanuzuye mu mwaka wa 2006, byabarwaga ko buri mwaka abantu hagati ya 200 na 300 bapfiraga ahangaha. Bishatse kuvuga yuko mu minsi 3 hapfaga abantu 2. Umuhanda mushya utekanye wuzuye mu mwaka wa 2006, gusa n'uyu nguyu cyakoreshwa cyane na ba mukerarugendo, abaturage batabasha guhita bagera muri umuhanda mushya n'abandi batandukanye. Hari ishyamba rya Aokigahara n'ishyamba ryo mu Buyapani. Rizwi n'ishyamba ry'abiyahuzi Suicide Forest. Iri shyamba riherereye mu misozi ya Fuji. Ikindi kandi rifite amateka adashimishije. Abenshi binjiye muri iri shyamba ntibongera gusohoka kubera yuko akenshi baba bagiye kwiyahura. Dore zimwe mu mpamvu bajyayo. Icyambere ni ahantu hiherereye cyane. Kabiri, abakurambere baho cyangwa se abakurambere bo hambere mu Buyapani niho bahuriraga n'imana y'urupfu yitwa UROTA. Ibi ngibi rero bigatuma n'ubu hari abajyayo kubera iyo mpamvu. Gatatu, ni ahantu hakunze gukoreshwa muri ubwo buryo mu myaka myinshi cyane ishize, bituma bakomeza kumva yuko bahakoresha. Kane, abantu benshi bakunze kujyayo baba bafite ibikomere byo mu mitekerereze n'akababaro kenshi. Muri iri shyamba leta yanashyizeho ibyapa byanditseho amagambo abuza abantu kwiyahura, arimo agira ati ubuzima bwawe ni ubw'agaciro, agira ati ongera ubitekerezeho neza, agira ati shaka umuntu muganira n'andi atandukanye.
Si ibyo gusa kuko habayo n'abantu baba bari ku burinzi n'abakorerabushake bahora bashaka abaturage kugira ngo babafashe. Ababyizera bavuga yuko hahorayo imyuka cyangwa se roho z'abahaguye. Ku ya gatandatu hari ikirwa cya North Sentinel mu Buhinde. Iki kirwa gituwe n'abasangwabutaka b'aba Sentinelese. Iki kirwa kandi abagituye ntibigeze bakorana cyangwa se ngo bagirane ubuhahirane cyangwa se umubano n'abantu bo hanze yacyo. Aba bantu bazwiho kwica umuntu uwo ari we wese ugerageje kuhagera bakoresheje imyambi. Mu mwaka wa 2018 umumisiyoneri w'umunyamerika yarishwe ubwo yageragezaga kuhagera kugira ngo abavugishe. Leta y'Ubuhinde yabujije abantu kuhagera mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abahasuye n'ubwabo basangwabutaka. Ku mwanya wa 7 hari ahitwa Chernobyl muri Ukraine. Aha hantu habaye impanuka ikomeye cyane y'iturika riturutse ku makosa yabaye ubwo abasoviyete basuzumaga imbaraga za nucleaire mu 1986. Kugeza n'ubu haracyari uburozi bw'ibinyabutabire. Ibi byagize ingaruka kuri uyu mujyi wari mwiza cyane witwa Pripyat. Abarenga 49 bari bawutuyemo bahise bimurwa kubera ibyitwa radiation cyangwa se uburozi wita bwinjira mu mubiri w'umuntu iyo ahageze ku buryo akurizamo no gupfa. Imyaka ibaye 39 byatumye uyu mujyi usigara umeze nk'ahantu habaye ibihe by'imperuka. Nubwo harashobora gusurwa, hari ibice abashakashatsi bavuga yuko bidashobora guturwa mu myaka 1000 iri imbere. Ku mwanya wa 8 hari agace k'urupfu kitwa Death Zone ku musozi wa Everest. Everest nk'umusozi muremure ku isi ifite agace kitwa ak'urupfu. Agace ko hejuru muri metero 8,000 cyangwa se kilometero 8. Umwuka uba ari muke cyane ku buryo bigorana ko uhageze yarokoka. Hejuru handagaye imibiri y'abantu benshi bagiye bananirwa kugaruka. Ikindi kandi kuyikurayo biragoranye. Aka gace kitwa Death Zone iyo umuntu ahageze karangwa n'ibyago byinshi birimo kunanirwa k'umubiri, gukonja bukabije no gutangira kubona ibintu bidahari, hallucinations. Ku mwanya wa 9 hari indake yitwa Mariana iba mu nyanja ya Pasifika. Aha hantu naho hateye ubwoba. Ni nko mu ndake y'imbere mu nyanja. Ni ahantu harehare cyane hafite metero 10,900 hafi kilometero 11 z'ubujyakuzimu. Ni mujyi mu nyanja zose ubusanzwe uburebure buba buri hagati ya kilometero 3 zonyine n'enye z'ubujyakuzimu. Ushatse kuhagera ari nko mu bushakashatsi mu masegonda make akururwa cyangwa se agasunikwa n'imbaraga z'umurengera zimwinjizamo iyo kure. Iyo uri hasi yo abashakashatsi bavuga yuko uba uri gusunikwa n'imbaraga zingana n'izi ndege zizwi nka jumbo cyangwa se jumbo jet 50. Jumbo jet imwe ipima ibiro 180. Isobanuye ko iyo hageze bisa naho bakwikoreje miliyoni 9 z'ibiro. Akaba niyo mpamvu udashobora kubaho kereka ufite ibyuma byabugenewe bibasha guhangana n'ubwo buremere bw'amazi hasi yo ngiyo. Ku mwanya wa 10 hari Bermuda Triangle. Impande 3 ntekerezo cyangwa se imaginary triangle iboneka ku ikarita y'isi ihuza uduce dutatu twa Miami yo muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akandi gace kitwa Bermuda akaba ari teritwari y'Abongereza muri North Atlantic Ocean. Akaba n'akandi gace kitwa San Juan ko muri Puerto Rico nayo akaba ari teritwari ya Amerika. Aka gace kazwiho cyane kuba hari ibinyabiziga byinshi n'indege nyinshi bya buri burengero bikagezemo kandi bisobanuro bihari. Hari abatekereza ko ari imbaraga zidasanzwe, abandi bakemera ko ari ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere hafi aho ngaho. Kugeza ubu nubwo hafatwa nk'ahantu h'amayobera na n'ubu ni ahantu hakoreshwa cyane kuko niyo nzira ihuza Amerika, Karayibe n'Uburayi. Umwanya wa 11 ni irembo ry'ikuzimu ryo muri Turkmenistan. Ni hagati mu butayu hari urwobo runini cyane ruri kwaka umuriro kuva mu mwaka w'1971. Byaje nk'impanuka ubwo abasoviyete bacukuraga bashakamo gaze, ubutaka buratenguka bubyara icyobo kinini. Muri iyo minsi icyo cyobo cyajyaga gipfunukamo imyuka ihumanya. Mu rwego rwo kubikemura bahita bacana umuriro kugira ngo bishire. Batekerezaga yuko umuriro mu minsi mike uzaba wazimye, gusa kugeza na n'ubu mu myaka 50 ishize kiracyaka. Hashize imyaka irenga 50 iri rembo bise iri ry'ikuzimu ryaka rigatanga urumuri ruteye ubwoba mu butayu. Ku mwanya wa 12 hari umusozi wa Washington, Mount Washington muri Amerika. Uyu musozi ufite umuyaga ukaze cyane uhuha kurusha indi yose yaba yarigeze kubaho. Ufite speed cyangwa se umuvuduko w'ibirometero 371 ku isaha. Abagerageza kuwurira bose baba bafite ibyago bikomeye byo guhura n'imvura nyinshi, imbeho ikabije n'umuyaga uhuha avanaho buri kimwe cyose. Ku mwanya wa 13 hari ikirwa cya Muri muri Minimal. Mu ntambara ya kabiri y'isi abasirikare b'Abayapani baratakaje maze bagerageza guhungira kuri kiriya kirwa cya Muri. Bagezeyo hafi aho ngaho hari ibidendezi byacyo
ndavuga icyo kirwa igice kinini cyabo cyagabweho igitero n'ingona nini cyane zibasha kurya umuntu mu kanya gato. Abatangamuhamya babyumvishe bakanabibona bavuga ko bumvaga imiborogo n'amajwi ateye ubwoba y'abantu bari bari kuribwa n'izo ngona. Bitangazwa ko ariko kuribwa n'ingona kwa mbere kunini kwabayeho mu mateka. Ku wa 14 ni ikiyaga cya Nyos muri Cameroon. Mu mwaka w'1986 iki kiyaga cyasohoye igicu cya carbon dioxide gihitana abantu barenga 1700 mu cyumweru kimwe gusa kibabujije guhumeka. Abahanga bavuga ko kugeza ubu ngubu bishoboka ko byakongera kuba. Ku wa 15 ari nawo wa nyuma hari Olimyakon mu Burusiya. Aha ni ahantu hakonje cyane kurusha ahandi mu hatuwe ku isi, aho ubukonje bushobora kugera kuri degere Celsius 67 munsi ya zero. Abantu bahatuye bagomba kuba biteguye kandi bafite ubushobozi bwo guhangana no kwihanganira ubu bukonje. Haratuwe kubera yuko agace ka Olimyakon gaherereye muri Repubulika ya Sanka ni mu gace ka Siberia kazwiho gukonje cyane. Bitewe naho utuye cyangwa se ibyo wabuzi, niba nawe hari aho wabuzi watwandikira binyuze muri comment.